Ibi byiza nshuti bakunzi ba Theo Barasa Network. Ni mukore subscribe, like ndetse muna sharing. Abahinzi bo muri Afrika bagiye bahinga bumva ko bagomba guhinga kugira ngo bihaze byako kanya. Barye gusa batunga imiryango yabo. Ariko noneho aho ubuhinzi bugeze kuri uyu munota ntabwo ari bwa buhinzi bugomba gukorwa mu buryo bwa kera bwa gakondo. Aho umuntu yabyukaga akavuga ati ngiye guhinga mpingira umuryango wanjye. Sibyo? Ubu ngubu ubuhinzi bugomba gukorwa mu buryo bufatika kandi bugomba guteza imbere ubukora bugateza imbere n'igihugu. Ikibazo kigaragara kuri ubu ngubu tuvugishije ukuri, wabonye ko iki kibazo cyabaye hagati y'intambara ya Ukraine n'Uburusiya. Wabonye ko ibiribwa byinshi byaturukaga muri biriya bice. No kuvuga ikigega cy'isi. Ubundi bakubwira ko hari ahantu haturuka biriya hagati ya Ukraine n'Uburusiya babitaga ngo le grenier mondial. Ni ikigega cy'isi. Nibwo twamaze kubibona iyi ntambara itangiye. Bisobanuye iki? Bisobanuye ikintu gikomeye. Kubera ibibazo abantu mu burengerazuba bw'isi bagiranye n'abara abakomuniste cyangwa RSS, ntago bigiraga berekana ko hari ahantu hatunze isi mu bijyanye n'ubuhinzi n'ibiribwa. None muri iyi myaka nibwo byagaragaye. Nibwo tumenye ko hari ahantu nibwo tubimenye runini. Noneho ibibazo by'ibinyampeke noneho byabaye muri iyi minsi muri mer Noire byakuriye ikibazo gikomeye cyane. Ibihugu bitangira kwitekerezaho biravuga biti se ngewe ejo bundi nakurikiraga documentaire berekana uburyo Libya, igihugu cya Libya kidepanda kuri Ukraine n'Uburusiya hafi 80% ku bijyanye n'ibinyampeke n'ingano. Nono bakadepanda kwijana. Buri Abarabu ikiribwa cyabo cyane gikomeye n'ibintu bituruka ku ngano. Buri ibituruka ku ngano rero harimo umugati, harimo za makaroni, harimo za spaghetti. Abantu babyumve neza. None naragiye ndareba ndasoma ndakurikirana sanga barabonaga 38% by'ibinyampeke n'ingano bituruka he muri Ukraine. Mu Burusiya hagaturuka 32%. Can you imagine? None ubwo byose bigeze kuri kangahe? Urumva ko bigeze kuri 70%. None bajya kureba n'utundi duhugu turimo uduhugu tweza Polonye n'ibindi nibo bafata izo 30%. Can you imagine ibihugu byo muri Afrika cyane cyane Afrique du Nord harimo Libya, harimo Maroc, harimo Algeria, harimo Misiri. Bari abantu badepanda cyane hariya zituruka muri biriya. Noneho igihe kirageze. Nibyo n'umukuru w'igihugu yasobanurwa ngo mugende mubyigeho. Urumva mubifatira umwanya mushakisha hari ibibazo. Mushakisha hari ibibazo. Banze mu detecting ikibazo gihari ni iki? Ni iki? Kuki ibihugu bya Afrika hanyuma mu bihu umwanya mubyigeho. Ibihugu bya Afrika bifite ubutaka bwiza, byera, hari klima nziza, usanga abo bantu bahora bategereje ngo bazabona ibinyampeke biturutse muri abice by'isi za Ukraine n'Uburusiya. Bazabona iki? Harya ibira ifumbire iturutse hari bakubwira ko ifumbire bagira ngo babonye alternative ngo bakajya muri za Australia na Brazil mu birometero ibihumbi kandi hari ubutaka kandi bamwe barabyize hari za kaminuza ibyo bintu by'umukuru bahereyeho bari bakabyiga bakabyaza umusaruro. Barasa niho dutangira tunareba tuti muri izi kaminuza bari kwigamo abari kubaha ubumenyi koko bwabasha gukemura ikibazo gihari. Ariko ubundi nicyo gisobanuye kaminuza warizura minuza. Inyuma ya kaminuza ikintu ukora ni iki? Ni ugushaka ibisubizo, ni ugukora ubushakashatsi. Ntuzavuge ngo umuntu wa kaminuza yaraminuje nyine. Nashaka ibibazo bihari mu gihugu runaka biri ku mugabane wa Afrika abishakira iki? Abishakira igisubizo. Nicyo bishatse gusobanura. Ibyo ngibyo bavugaga by'ingano birababaje cyane. Nyembishyira muri kategori y'ibintu bibabaje. Abayobozi ba Afrika bagiye mu Burusiya, Uburusiya bubemereye ingano z'ubuntu. Ingano z'ubuntu. Hari umwanditsi witwa Robert Greene yanditse amategeko 48 of power. Mu mategeko ni rya 43 niba nibuka neza yaravuze ngo disguise free ranch. Bivuga ngo amagana ibyo kurya by'ubuntu. Ibi byo kurya by'ubuntu bizana n'andi mategeko yandi utari bubone. Gusa ibyo rero utari byo bya mbere bya Afrika kuko Afrika n'ubu disanzwe imenyereye ibyo kurya by'ubuntu. Urebye nk'ibihugu nka za Niger, ibyo nibyo ntuza za Burkina Faso za mbere uriya kapiteni zadepandaga. Ibrahim Traoré yavuze ejo bundi aravuga mwebwe iturishi mu Abanyafrika mubahaye ibinyampeke. Putin arabibahaye
ariko se biduhaye ubuhe bwenge? none se nibishira bizagenda tuzasubirayo kubigura, ese tuzongera tubyake? aranababwira ati ni gute uriya bakubwira ko ni Sankara mushya wazutse, ni gute Colonel ni kapiteni arababwira ati ubu se tuzagaruka ngaha tuza kuvuga ngo turacyakeneye ibindi biribwa, ni gute twakoze ku buryo twihaza mu biribwa? ni nayo mpamvu izi kaminuza zose zirahari muri Afurika hirya no hino, ariko wajya kureba ugasanga umusaruro bitanga ni nkaho ntawo. uyu ni umukoro ukomeye cyane umukuru w'igihugu aba yatanze, kuko dore nguyu Ibrahim Traoré abana barakomeye cyane. hari uyu nguyu hari bita Assimi Goïta wo muri Mali, hakaza na Doumbia wo muri Guinée Conakry, ubu noneho haje nuriya Abdurrahmani wo muri Niger. biriya bisaza byatangiye kugira ubwoba bo muri biriya bihugu bameze nk'amapapeti ya West. turaza kubiganiraho mu kanya kuri iyi ngingo yihariye. batangiye kuvuga bati aba bantu baratangira revolution imeze nka yindi y'Abarabu, irakongera. Abdurrahman Chiani wo muri Ntuzi wo muri Niger. nibyo navuga kuri Niger birababaje cyane. dore Assimi Goïta na Ibrahim Traoré, undi ni wa Burkina Faso, undi ni wa Mali. urumva ikintu ushaka kuvuga? ejo bundi yavuze ijambo rikomeye cyane, aracyari muto, afite imyaka 34, ni perezida 35. Kapiteni Ibrahim Traoré ni perezida wa Burkina Faso. yaravuze ati birababaje kubona tuzajya duhaguruka abaperezida wa Afurika mukajya kumandiya ni iki? ni ugusabiriza iki? gusabiriza ibyo kurya, mu gihe umugabane wa Afurika ufite ibintu byose. niyo mugabane ufite amazi, ufite ibiri mu butaka, ufite ahantu heza ho gutera, ariko kugeza kuri munota ibijyanye n'ibiribwa n'ibyo kurya muracyajya kubisaba gute? ntabwo byumvikana. kandi we impamvu nabivuga akanabigarukaho nuko yavutse Thomas Sankara amaze umwaka umwe apfuye. niwe muntu Thomas Sankara wahoze ari perezida wa Burkina Faso, akiri perezida kuva mu mwaka w'1943 kugeza mu 1947 apfuye. Burkina Faso ntigeze yaka ibyo bita aide alimentaire, ntigeze yaka imfashanyo ijyanye n'ibiribwa. imyaka 4 gusa yamazeho. ibaze mu nyuma yaho myaka 40 Paul agiyeho birongera birazamba. ubu ngubu bari mu bantu bafite ikibazo, barimo kwaka ingano kugira ngo abaturage babo basurvive. dore nguyu Kapiteni Thomas Sankara, nicyo kibazo gihari. hari n'ifoto yarashyizeho bari mu Burusiya bari gusuhuzanya, gihari kugeza kuri uyu munota. ese abanyafurika babona bari kwa Putin ari mu ntambara, agiye no kubaha imfashanyo, icyo ni igisebo gikomeye cyane. ni igisebo gikomeye cyane. ibi ngibi ni nko kurya umutungo w'imfubyi, cyangwa ukajya kurya umutungo abahaye biriya bifashanyo. hari n'ibihugu yakureho imyenda. kandi imagine icyo kintu, ari mu ntambara akuraho umwenda akagwa ni wenda Putin nawe ntabwo bimugira umuntu mubi, kuko haba hari impamvu abikora, kuko iyo wasamye abantu bose baraza bakitwarira. kuko aravuga ati ibi bihugu nk'Ubufaransa ni gute bundusha ubukungu bwo kuvuga ngo ni igihugu gifite ubukungu bwinshi kuruta nta kintu na kimwe bagira. kubera ko ibyinshi babisahura muri Afurika, tubivuga uko biri, ibyinshi babisahuye muri Afurika. bafata imyaka nawe akavuga ati ngomba kubareshya. ngo ni bya bindi Thomas Sankara ajya avuga, champagne mu birahure by'abake n'amazi meza mu ngo z'abaturage bose. abantu nyamuke bakanywa champagne, abenshi bakabura amazi meza. kuko amafaranga yo gushimisha abayobozi bangahe ukabakiza ku rwego rwabo, ntabwo igihugu cyayabura, ariko in return kigatwara ahazaza h'abaturage. abayobozi b'intwari ni bake banga iyo champagne, banga ubwo buzima bwiza, banga ko bagomba kwemererwa kujya muri biriya bihugu uko bishakiye no kubaka inzu zo kuzajya guturamo. bakavuga bati no, tugomba guteza imbere ibihugu byacu. ariko hari ibibazo bigihari, ntabwo bizabasaba n'ubumenyi bwinshi kujya kubishaka. Afurika iracyafite ibibazo byinshi, u Rwanda by'umwihariko. kuko urumva umukuru w'igihugu ari nayo mpamvu aba bayobozi batekereza Afurika bakenewe cyane, kuko Afurika igomba gutera imbere ikazamukira rimwe. aravuga ati mushake ibisubizo by'ubuhinzi bwacu n'ubuhinzi bwa Afurika, kuko hose hari ibibazo. noneho hano nihaba ikibazo nikiboneka,
hari ibibazo bihari twabivuga byinshi mu Rwanda. Oya, hari ubuso buto buri kuvaho umusaruro muke, ubuso buto ubundi bugomba kuvaho umusaruro mwinshi. Yes, ariko nuko icyo ni icyambere. Hari ubutaka butuhirwa, hari systeme mbi ziza z'abantu bazana ifumbire bamara kuyigeza aho igomba kugera ntibayigeze mu mirimo. Vugana za ruswa, za ruswa kuzinyereza kugira ngo hari ubushakashatsi buke mu buhinzi. Ibyo ni ibibazo Afurika yagiye ihura nabyo na n'ubu igihura nabyo, ariko noneho hakiyongeraho ibibabaje cyane. kandi njyewe ejo muri nakurikirana nkasanga uyu muhungu wo muri ntuza Burkina Faso, uyu muperezida ukiri mutoya w'imyaka 35 yavugaga ari byo Afurika ifite ibintu byinshi byatuma irushaho kumera neza. Iyo kontina ifite amazi menshi ishobora kwihaza mu bijyanye n'amazi, ishobora kwihaza mu bijyanye no kuhira. Ibyo ni ibintu bitakagombye kuba bikiri ikibazo. Ntabwo byumvikana ukuntu tuvuze n'u Rwanda. U Rwanda ntabwo ari igihugu gifite amazi makeya, dufite ibiyaga, dufite imigezi, ariko ugiye kubona ukareba ugasanga Nyabarongo ubwayiragiye igiye gukiza Abanyamisiri nibo bagenda bagakora irigasiyo bakuhira. Urumva iwabo bakubwira ko bashobora kumara imyaka 2 nta mvura iragwa. Mu Rwanda turacyafite amahirwe, imvura igwa 4 wenda nubwo muri iyi minsi yabuze, ariko gufata amazi ngo tuyatege abangaba barangije aya masomo y'ubuhinzi niki, ibyo byose bagombye kuba babizi bakazabikora ku buryo Abanyarwanda mu minsi iri imbere no mu misozi bazajya buhira, noneho mu gihe icyo ari cyo cyose abantu bakabona ibiribwa. Ubu ngubu ujya kubona ukumva umuntu arakubwiye abakajya ku isoko akakubwira ngo twageze ku isoko ngo nta mboga zihari, ngo pinari ntaza, ngo kubera ko imvura itaguye. No, ibyo ntabwo byari byakagombye kuba bikiri ikibazo mu gihe mu Rwanda hari ibiyaga byinshi, hari imigezi myinshi, dufite abenjeniyeri bize iby'ubuhinzi n'ubworozi benshi. Abo bantu barahari, abandi barimo kurangiza, ababize za kaminuza. Nibwo bushakashatsi bagombye gukora, nibyo bintu bagombye kwerekana, kuko leta inabatangaho amafaranga menshi. Nk'abo bana barimo kwiga, abo barangije, tekereza ko buri uzasanga leta yarabatanze amafaranga menshi, guverinoma yatanze amafaranga menshi, yarabahaye uburyo bwose bushoboka kugira ngo ibyo bintu bige bagire gute. Ariko ujye kumva urumve ngo ejo byarajya harabigeze kwiga mu Misiri nakone muri Israel babagiye ngo bajye gukora mu cyaro, bamwe batangira kwanga. Nkubyibuka ko byabaye ibyo bintu. Rero ntabwo byakagombye kuba, ahubwo nibyo twavugaga irigasiyo twavugaga mu kanya. Abanyamisiri bamaze imyaka hafi 1000 bakora irigasiyo, kandi amazi yabo aturuka hano muri aka gace k'ibiyaga bigari. U Rwanda n'u Burundi ahangaha ruri na za Uganda. Aba bantu ongeraho ko ari ubutayu. Iyo nyine ibi bintu bituma umuntu yongera agatekereza ari ubutayu. Inshuti ninde, umwanzi ninde? Kuko Gaddafi uvuze Libya idepanda 80% ku ngano zo muri Ukraine, yari yarakuruye amazi arema imigezi artificielle. Ni nawe mbere mu Barabu washoboye guhinga muri desert, mu butayu. Ubundi abandi baragura ibitaka byahingaga muri byakoze imirima muri ntuza byaturukaga muri Uganda. Indege zirirwaga zitunda zivana muri Uganda igitaka kera bakijyana hehe, bakijyana muri Libya cyane. Bagashaka icyo bakora. Ariko abayobozi nk'abo batekerereza iterambere rya Afurika bagerageza kubangisha abantu, bakagerageza kuberekana nk'ari ibibazo, bakagerageza kubukuraho. Gaddafi kumaraho imyaka yenda kamaraho imyaka 100, ariko abaturage bakabaho neza. Oya, bira bintu none se kuza bira bintu bavuga ngo umuntu amaze igihe kinini ku butegetsi, ushobora kumara igihe kinini ku butegetsi ukagirira abaturage bawe akamaro kanini. Urumva abo baturage nibo bafite uburenganzira bwo guhitamo bakavuga azaguma ku butegetsi. Abamazeho igihe kirekire batagira icyo babatwaye, nta kibazo bagira. Ba Theodore Obiang, oya Paul Biya, witwa Paul Biya, reka njye mbabwira uriya Paul Biya yagiye ku butegetsi muri 1982 asimbuye Amadou Ahidjo. Amadou Ahidjo niwe perezida wa Cameroon mu gihe cya independence. Amadou Ahidjo yaje gushyiraho Paul Biya aba umwungiriza. Ngira ngo icyo gihe muri Cameroon habaga vice president, yaramaze hafi imyaka 10 ariwe vice president, cyangwa niba nibuka neza ari vice president cyangwa ministre niwe ufite umwanya wa kabiri mu gihugu. Noneho Amadou Ahidjo yaturukaga mu majyaruguru ya Cameroon, ahantu bita za Garo, na ahantu haba abayisilamu benshi. We yari umusilamu, Paul Biya ari umukristo. Mu rwego rwo kwikibura, Paul Biya aba ariwe umwungiriza. Aza kurwara, noneho aranaremba Amadou Ahidjo. Paul Biya afata ubutegetsi
agiye ku butegetsi abantu bari inshuti za Madueje yazamuye bose arabirukana kugira ngo arambe ku butegetsi. Ubwo yabaye perezida yari amaze imyaka irenga 10 mu buyobozi bukuru, mu buyobozi bukuru ushatse nawe wayongeraho mu buyobozi bukuru. Kan imagine icyo kintu, ubwo ni imyaka 40 kongeraho 10 none kongeraho 10 nukuvuga ko amaze plus de la moitié du siècle, ibirenga kimwe ari umutegetsi muri Cameroon. Amara imyaka 2 yibera mu Busuwisi cyangwa mu Fransa, kabineti ye ntabwo ajya akoresha kabineti. Aba bantu nibo Afrika ikeneye koko, abantu bamaze imyaka abangaba 50 n'ingahe nta n'ikintu nta n'impinduka n'imwe. Theodore Obiang Nguema uvuga we amaze za 40 n'ingahe 44, uyu ngo amaze 42 ku butegetsi, ariko akiyongeraho indi 10 irenga ni za 50 n'ingahe ayobora. Abangaba ariko iyo yamara imyaka myinshi ariko afite icyo yagezeho. Tuvuge abangaba niba abandi uriya Ibrahim Traoré ejo bundi yavugaga avuga uburyo bahora urumva bakoma amashyi muri politiki y'abampatsi ibihugu na neocolonialisme, kubera ko ituma bakomeza kuramba ku butegetsi kandi nta kintu bamariye ibihugu byabo. Icyo ni ikibazo gikomeye. Gusa njyewe sinjya mvuga umuyobozi ushatse wongere hari n'abandi basimburana. Nimukore subscribe, like ndetse munasharing.